Uyu munsi turi kuvuga ku bintu biri kwica views z'abantu benshi cyane, kubera uburyo batamenya mu bintu. Niba ukunda gushyira video kuri YouTube, ukibaza impamvu views zawe zihora hasi, ikibazo gikunze kuba mu ntangiriro zawe. Ngiye kukubwira uburyo tugiye kugikemuramo, ahubwo ndagushishikariza ko ugiye gukurikirana izi step ngiye kuguha zirindwi, kugira ngo uzanzamure views zawe. Akenshi turakora ntitubone umusaruro, turakora tukabona views ni nkeya, turakora tukabona views zitazamuka. Rero hano ngiye kukwereka step zirindwi ushobora gukora nyuma y'uko ushyizeho video kuri YouTube. Ibyo ugomba gukora n'ibyo ugomba kwitondera. Ngiye kubereka rero section zigera kuri zirindwi zishobora kuba zagufasha mu buryo wakora video yawe kandi ukabona views, ukabona umusaruro. Izo section zirindwi rero, iya mbere tugiye gutangiraho ni stop charging your title every few minutes. Ni ukuvuga ngo, bishatse kuvuga ngo icya mbere gikomeye, guhora uhinduranya title nyuma yo gushyiraho video kuri YouTube. Abantu benshi babikora bibwira ko title nshya irushaho gukurura abantu, ariko burya kuri algorithm ibi ni bibi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uhinduye title inshuro nyinshi, kuko umaze gushyiramo video, iyo uhinduye title inshuro nyinshi, algorithm iravuga iti niba nyirayo atarigira icyizere se njye ndayigira ikihe cyizere? Iki kintu rero ugomba kucyitaho cyane nk'uko tumaze kukibona. Tugeze rero kuri section ya kabiri, stop editing thumbnail every hour. Hagarika kweditinga thumbnail yawe buri saha, cyangwa kuko abantu bavuga ngo thumbnail yanjye abantu ntabwo bayikunze reka nyihindure. Ni ukuvuga ngo niba uhinduye thumbnail inshuro 3 cyangwa 5 cyangwa inshuro 10 mu masaha ya mbere, uba wica CTR yawe ariyo click through rate. Iyo ihindagurika cyane, YouTube iravuga ngo iyi video yawe ifite ikibazo mu gukurura abantu, ikayikuraho promoting. Thumbnail rero ihindurwa rimwe gusa nyuma yo gushyiraho video umaze kwa uploadinga, cyangwa inshuro imwe nyuma y'amasaha 12 cyangwa 24. Itondere rero iki kintu rwose, ndakwinginze icyitondere rwose niba ushaka gukora ku murongo wawe wa YouTube. Tugeze kuri section rero ya gatatu, stop deleting and re-uploading video. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari abantu bakunda gusiba video iyo batakiriye views mu masaha ya mbere, bakavuga ati wenda iyi video yanjye ndabona itarabwerekanye isibe. Ibi ni ikosa rikomeye, ndakwinginze. Mbere na mbere YouTube imaze kwakira video yawe, iba yamaze kuyishyira muri testing stage. Iyo usibye ukayishyira nanone, algorithm ntabwo igufata nk'uwizewe, bigatuma views zawe zitaguma hejuru. Icyo gihe algorithm rwose gutembereza ikaba yakujyana ahandi. Kora rero analyze, ariko ntusibe video kenshi, ongeramo improvement ku zindi videos zigiye kuza. Ntuhindure izamaze kujya hanze, oya, bamaze gushyira video hanze uhita uyipfa kuyihindura. Wipfa kuyihindura, ahubwo wowe kora analyze yawe, uvuga uti iyi video ndayikora gutya kandi biraza kugenda neza. Uyishyireho witeguye neza, apana kubohubutsa, aho kugira ngo uze kuregulatinga nyuma uvuga ngo urabona reka nze nyihindure. Ibyo ngibyo ntabwo algorithm bikunda, banza witonde rero. Tugeze rero kuri section ya kane, stop leaving your video without the first hour of the boost. Ni ukuvuga ngo ahangaha bishatse kuvuga ngo icyo abenshi batamenya, isaha ya mbere niyo y'ingenzi cyane kuri YouTube. Niba ushaka views nyinshi, shyira post kuri community, tangira uvugane n'abantu bawe kuri community. Abantu bawe ndi kuvuga, tangira uvugane n'abakureba. Abantu batureba ni abantu bazi ubwenge, tangira ubabaze se twakora iki cyabafasha. Ikindi, sharinga kuri WhatsApp groups. Niba ufite WhatsApp group, ariko simvuze WhatsApp group y'abantu bose ibonetse, niba warakoze WhatsApp group y'abantu bagomba kukureba kwawe, bareba ibyo ukora, yibasharinge, ubereke ibyo bagomba kugenderaho, babo bagufasha kuzamuka. Ikindi gikurikiyeho, noneho yisharinga ku ma WhatsApp group yawe ariko ya group yawe, kuri Facebook page, Messenger,
koresha na email list yawe, ni ukuvuga ngo usharinge abantu bakureba. Ni ukuvuga ngo abantu tuvuze ni abantu muba mwarakoranye gurupe, abantu bashaka kwiga, kuko nanjye babinsaba, nanjye nzayishyiraho kugira ngo tujye tuzamukana, video igiyeho muhite muyireba mubibona mwihuse. Ibi byose bituma YouTube ivuga ko video iri gutrendinga ku bantu basanzwe bakureba. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu nubikora ukayisharinga, ibyo byose YouTube cyangwa algorithm izavuga ati uyu muntu abantu barakunze ibintu bye, reka tumufashe tumusunike nawe agere kure. Ni ukuvuga ngo iyo udakoresheje boost y'isaha ya mbere, YouTube ifata video yawe nk'itagira agaciro cyangwa ikayishyira inyuma y'izindi, mbese ntiguhe agaciro, niko navuga. Ni ukuvuga ngo rero itondere iki kintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo itondere iki kintu, video yawe sharinga video mu magurupe yawe, garuka gurupe yawe ijyanye n'ibyo ukora, niba uri mu tutorials, niba wigisha ibintu bya YouTube, iyo gurupe yawe sharinge, abo bantu bose bazagusapotinga, nibareba video zawe YouTube izagufata nk'aho uri serious, izavuga ati uyu muntu azi icyo arimo arakora, noneho igushyire hejuru kugira ngo buri muntu wese uzi ukubonye, buri wese ubibonye avuga ati wow, ibi bintu nibyo, na algorithm nayo izamenya ko hari icyo ukora mu neza. Tugeze kuri section ya 5, stop uploading without a strong hook. Abantu benshi bibwira ko hook ari intro y'uburyo bwiza. Oya, hook nyine okay, ni ukuvuga ngo mbere ya video yawe, iyo amasegonda 10 ya mbere adakurura abantu, kuvuga ngo babandi bwa mbere umuntu akira video bwa mbere akabona itakora ahita yivaho, abantu ihita ibona ko orientation iri hasi, igafata video nk'itajyanye n'abakunzi bawe. Icyo gihe ntabwo YouTube cyangwa algorithm igira ikwereka abantu. Ibi nibyo bikorwa nyuma ya upload. Ngo nuko nubwo uri kubyara video isanzwe, ariko ufite intro itajya ikurura abantu ngo bayirebe mu minota ya mbere, iki gihe rero algorithm ntabwo iguha agaciro. Algorithm ikunda ya video yawe abantu bayirebye ku minota ya mbere, bose bakareba iminota myinshi. Icyo gihe algorithm izavuga ati wow, uyu muntu reka tukomeze tumugire kuko abantu bari kwitabira ibintu bye. Section ya 6 rero, stop uploading without description, tags and screen. Ahangaha reka tuvuge iki kintu tukitondere. Ahangaha hari abantu bagira umujinya cyangwa kureba kure, bakavuga ngo erega YouTube algorithm irabizi ibyo ari byo nkora, njye nta description nkeneye, njye nta end screen nkeneye. Ahangaha uribeshya mon cher. Ni ukuvuga ngo niba ukora ikintu cyose kora description, kuko hari umuntu uzaza akareba description yawe, yamara kuyireba akareba ikiganiro cyawe, ibyo ari buze kurebamo bikamufasha. Iki gihe nutabikora rero rwose nawe ntacyo uzamufashije. N'iki gihe algorithm nayo izamenya ko uyu muntu se utashyize description ubwo ari kwigisha iki. Description ifasha YouTube gusobanukirwa n'icyo video ivuga. Ubwo algorithm igomba kumenya ngo ese uyu muntu agiye gukora video iyo wenda yo kwigisha YouTube yo ku buryo twakwigisha gukora banner, ese abantu iyi video ijyanye n'ibyo azavuga, iyi video abantu bayireba bazakuramo iki. Icyo gihe rero nutabishyiramo ntago bizagufasha. Ikindi, tags and end screen bifasha izindi video za kugaragara cyangwa kuba zasirikira hose. Tags murabizi, ukora tags n'ibijyanye n'ibyo ukora. End screen ushyiraho video zindi kugira ngo abantu bagume kuri channel yawe barebe n'izindi video zikurikiyeho. Ibyo bizagufasha kuba wakomeza gutera imbere no kuba wakomeza kugera kure kandi ugakora ibintu byawe byizewe neza cyane. Tugeze rero kuri section ya nyuma ariyo ya 7, nkuko nabibabwiye, stop uploading and logging out. Ngo biravuze ngo abantu benshi bakora upload bagasohoka kuri YouTube studio cyangwa bagashyira phone hasi. Ibi bituma utabona comments za mbere, ukananirwa gukora engagement ya mbere, niyo ituma video yawe ifatwa nk'ifite value, ifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo ushatse kuvuga, hari igihe ukora video, wamara gukora video imaze kujya muri studio yawe, ahubwo ugahita usohoka muri studio wongera kugenda urebe ngo ese video yanjye iri guperforminga gute, ese iyi video yageze ku bantu benshi.
ese video abantu bayakiriye bate? Ntuvugane n'abantu bawe aricyo bita community, abantu bawe bakubwira ati se iyi video yawe turayikunze cyangwa ntituyikunze, abantu bakubwira bati se iyi video yawe iradufashije uzadukore video y'ubutaha. Ibi rero bisaba ngo ujye kuri comment usubize abantu, urebe n'ibyo abantu bakunda, urebe n'ibyo abantu bawe bashaka, noneho numara kubireba ubutaha uzabakorere video igaragara. Icyo gihe YouTube ibona ko hari ikintu cyiza urimo urakora kandi kizagufasha kugera kibona ko abantu bagukunze kandi bifuza kuzaguma kuri video, bityo ikakuzamura ikakugera kure. Rero nibyo twarebaga hamwe. Niba ushaka ko YouTube yawe ikura, ugomba guhagarika ibi bintu byose tuvuze aha nyuma yo gukora upload. YouTube algorithm ikeneye consistency, clarity na engagement. Niba ubikurikiza neza uzabona impinduka mu byumweru bike cyane. Subscribe rero kuri MD Empire, ujye ukurikirana ibintu by'ubwenge, ujye ukurikirana ama tutorials, ujye ukurikirana uburyo twakora kuri YouTube. Ibyo bizagufasha gutera imbere no kuba umurongo wawe wa YouTube wakora neza. Komeza rero ukurikirane ibiganiro byacu kuri MD Empire TV, ukore subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo abantu bakomeze babone ibiganiro. Murakoze rero, dusubire na video y'ubutaha. Ciao ciao, murakoze cyane.